Nibyo reka nongere kubaha ikaze muri izi paje z'amakuru kuri uyu mugoroba wa tariki 20 z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka wa 2025. Reka nongere kubifuriza kugumya kugubwa neza. Reka mbatumire kugira ngo turebere hamwe ibikomeje kugenda bivugwa imande enimande. Munyemerere mbere yuko ninjira muri izi paje z'amakuru tugiye kugenda tugarukaho, reka mbanze basabe gukora like, share, subscribe ndetse na comment kugira ngo dukomeze kugenda tubana muri aya makuru y'ubwino bwisa, amakuru acukumbuye, amakuru yizewe abakomeje kugenda tugeraho hano muri studio za African Force News. Reka mbabwira ati reka turebera hamwe ibikomeje kugenda bivugwa. Ese ni ibiki? Nuko mu masaha ya mu gitondo ndetse na nimugoroba harayeho inkuru ivuga yuko M23 yaba yigaruriye umujyi wa Walikale. Amwe mu makuru tumaze gutohoza muri uyu mugoroba nuko iyi nkuru ngo ari fake news, ngo iki ni ikinyoma cyambaye ubusa, nuko izi nyeshyamba za 23 zitigeze zinjira i Walikale. Nyemera turazindaje tugende tureba byinshi. Ese byagenze gute ko Walikale humvikanye amasasu, M23 yaba itagezemo kandi humvikanyemo amasasu? Ni byinshi tuba tukomeje kugenda ducukumbura kugira ngo mugende mumenye ukuri kwiba bikomeje kugenda bivugwa. Kandi munyemerere dusoreze kuri page y'inkuru ikomeye cyane, amwe mu makuru atugeze muri aya masaha nimugoroba nayo avuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabango igiye kuzana bezi ya gisirikare mu burasirazuba bwa RDC. Ese ni ukubera iki Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba igiye kuzana izi bezi cyangwa iyi special force ya gisirikare ku butaka bwa RDC? Ngo haye ikaze kugira ngo tugende tureba utuntu n'utundi, amakuru akomeje kugenda avugwa, amakuru bwino bwisa, amakuru acukumbuye kandi yizewe. Reka musabe gukora like, share, subscribe ndetse na comment kugira dukomeze kugenda tubana muri aya makuru yo kuri uyu mugoroba wa tariki 20 z'ukwezi kwa gatatu muri mwaka wa 2025. Mbahaye ikaze kuri African Force News. Reka izi page z'amakuru tuzihere i Walikale nkuko nakubwiye, tugiye kurebera hamwe operation, tukareba ibikomeje kugenda bivugirwayo. Mu makuru twagiye dutangaza ku binyamakuru bigiye bitandukanye, mu makuru yagiye yandikwa mu binyamakuru bitandukanye, nuko ibinyamakuru byinshi byagiye byandika yuko Walikale yamaje kwigarurirwa n'inyeshyamba za 23. Nje kugira ngo tugende tumenya ukuri kw'ibi bintu byagiye byandikwa, kw'ibintu byagiye bivugwa, dore ko ino nkuru natwe twayigarutseho. Gusa ndagira ngo umenye ukuri noneho twese dusobanukirwe. Ubundi nk'ibisanzwe iyo M23 yigaruriye agace, Colonel Nanga bamwe mu bayobozi ba 23 bagaragara muri ako gace bari kubyina yuko bafasha ako gace, hakagaragara abaturage n'akavuyo kenshi yuko umujyi wamaje kwinjirwamo n'izi nyeshyamba za 23. Gusa ibyo nuko bitigeze bigaragara, ariyo mpamvu twavuze ati reka tubanze dushaka amakuru, reka dutohoze icyaba cyihishe inyuma y'ibi bintu. Nuko umwe mu mboni tuvugishije dufite mu mujyi wa Walikale itubwiye ati icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa bitewe n'ibi ngibi ngiye kukubwira. Ngo mu masaha ya nimugoroba ubwo inyeshyamba za 23 zazi kurwanira hitwa Kimbua ndetse n'utundi duce twegereye uyu mujyi wa Walikale, ingabo za Wazalendo zaje gutahura yuko inyeshyamba za 23 zifite ibirwanisho mu mujyi wa Walikale ku rusengero rwa Paruwase Walikale. Aya namwe mu makuru atugezeho duhawe n'imboni dufite mu mujyi wa Walikale indani bavuze ati reka nze tugende tuyaganiraho, tumenya akantu ku kandi, tugende tumenya utuntu n'utundi twiba bikomeje kugenda bivugwa imande n'imande. Iyi mboni nuko itubwiye ati ubwo Wazalendo yamaraga gutohoza yuko M23 ifite intwaro mu mujyi wa Walikale, ingabo za Wazalendo zaje kwerekeza kuri iyo paruwasi ya Walikale. Ubwo bageragezaga kwinjiramo babuzwa uburenganzira bwo kwinjiramo, niko kurasanaho hagati y'inyeshyamba za 23 bari abasirikare 5 bari barinze izi ntwaro zari ziri hano muri paruwasi ya Walikale. Niko abaturage kugwa imishwaro baravuga ati M23
M23 yamaze kwinjira iwarikare, niko M23 baje gutsindwa, baje kuraswa bikomeye n'izi ngabo za Wazalendo. Aba basirikare batanu bari barinze ibi bikoresho bigera ku makamyo 6 y'imbunda ndetse n'ibitwaro biremereye biza kujya mu maboko y'ingabo za Wazalendo. Aya ni amakuru yizewe avuye indani mba mvuze ati reka nze tugende tuyasangira tumenya byinshi babikomeje kugenda bivugwa. Ubwo nizere ko abantu bari bafite urujijo kuri warikare musobanukiwe, nizere ko abantu twari twagiye twumva ibintu ngo warikare yigaruriwe. Iki ni fake news, ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ubu kugeza amagingo ya nuko amwe mu makuru atugezeho, izi nyeshyamba za 23 ziherereye mu birometero 50 uvuye centre warikare. Izo ni zimwe muri update news zazo tugezeho, namwe mu makuru taduhawe n'imboni dufite iwarikare abari kutubwira ati bimeze gutya na gutya. Nyemerera iyi page tuyisimbuke twerekeze kuri page ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ayo ni amakuru amwe atugezeho yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba igiye kohereza bezi ya gisirikare mu burasirazuba bwa RDC. Ese ibi bisobanuye iki? Ese byaba bitewe nuko M23 yanze kwitabira ibiganiro Rwanda? Ese byaba bitewe yuko M23 ishaka gusatira ibirombe by'amabuye bya warikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiranye amasezerano na RDC y'ibirombe by'amabuye biherereye muri RDC? Murabizi ko ayo masezerano ahari. Ese ibi byaba bitewe n'impamvu M23 iri gusatira ibi birombe? Ni byinshi bikomeje kugenda byibazwa, ni byinshi bikomeje kugenda bitekerezwa bitewe nuko abantu bose baba bagenda babibona impande n'impande. Nuko ayo makuru atugeze muri uyu mugoroba tukavuga ati reka tugende tuyasangira, tugende twungurana ibitekerezo tumenya akantu ku kandi kiba bikomeje kugenda bivugwa. Nuko rwose ayo makuru ahari kandi yizewe yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye kohereza special force mu burasirazuba bwa RDC. Munyemerere izi page z'amakuru tuzisubikire hano, munyemerere mukorera like, share, subscribe ndetse na comment hano kuri Africa Info News kugira dukomeze kugenda tubana mu makuru y'ubwino bwisa, amakuru acukumbuye, amakuru yizewe akomeje kugenda tambuka hano gatanu ku kandi. Reka nkomeze kubifuriza kugumya kugubwa neza, reka nkomeze kubifuriza guhaha mu karonka ku bayisilamu, reka nkomeze kubifuriza igisibo cyiza, reka nkomeze kubabwira ati Imana n'imigisha muhorane mu byo mukora bya buri munsi.